uyu munsi rero nabageneye ikintu cyitwa kado. uyu mugabo ugeze kumutorera kuba perezida w'abanyonzi hari Kabuga. Ikintu cya mbere niki? Ikintu cya mbere niki? Ikintu cya mbere niki? Most wanted Ribrand King of YouTube. I'm in the house right now. William Ruto. OG. The number one hustler. Muri ayo mazina yanjye mvuzemo. Iyo mvuzemo usubiramo atatu ibihumbi 5 arahita birya kakanya. Numusa yuko buriya mu rutimana bayimukwe ku cyavu. Ikamuzama ngo ni president wake. Uyitranye n'ibikomamo. Nakumvise n'amamvu yo kwiheba buri. N'amamvu yo kwiheba. Never give up buri. Squad ko barayinga. Perezida yakoze cyane kudusubiza mu muhanda na amahirwe yaduhaye wo kwiteza imbere, akanya yaduhaye natwe tugomba kuzagakoresha neza kandi tuzabikora uko bikuye, amategeko bahora batubwira tubikora uko bidusaba. Yes, reka nongere ngo ikaze ukurikiye GJC Media ngusuhuza wirereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbanze neza ko nkurikiye 5 kuri 5. Abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora turabasuje nabo twizera ko bameze neza. Wowe uri Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Kongo wirereye hose mu Kinyarwanda. Reka twizere ko umeze neza. Niba utanameze neza ubwo wihangane ejo bizahinduka ubumeze neza. Harabura umunsi umwe gusa akana Yezu kubemera Kristo kakatuvukiramo. Arabura amasaha. Bamubije muniga turacyabarira mu minsi kandi cyase mu munsi kandi ari amasaha byegereje ibyishimo byatangiye kuba byose. Mwese mwemera Yesu Kristo? Ariko niba utamwemerwa n'imyemerere yiwe hashobora kuba harimo n'abamizirima nta wamenya biterwa n'imyemerere ya buri wese. Super manager uyu munsi kwambaye ingofero ya Christmas. Uyu munsi je nk'umwe mu bantu bemerera mu idini rya Kristo n'abemerera mu idini ry'abayisilamu burya bose tuhuriza ku kintu cyitwa Imana, kuko Imana dusenga niki? Nimwe. Waba witwa Ismaili, yewe nitwa Patrick, ariko burya twese Imana yacu ni nimwe. Ibindi byose ni politiki z'imibereho. Ibindi byose ni iki? Nyongera. Ariko ubundi Imana ni iki? Nimwe. Imana ni imwe. Uyu munsi rero nabageneye ikintu cyitwa kado. Wogono! Ewana abataramu uyu munsi ndashaka kugira ngo umunsi mukuru wa Noheri ube nsangira namwe. Urubyiruko rw'abanyonzi ba Kimironko, urubyiruko rw'abanyonzi ba Kabeza, urubyiruko rw'abanyonzi ba Kibagabaga, urubyiruko rw'abanyonzi ba Kanombe, mwese nababonye hanga. Mwese mwaje muravuga muti perezida w'urubyiruko super manager amaze kuhagera. Wagwana bad man. Yeah man. Wagwana bad man. Ewan. Noheri rero mwabonye ikimasa cyo cyaziritari mwakibonye. Kimasa kiritari murakirya. Ariko hagati aho hari n'amafaranga muri bwegukane. Hari n'amafaranga nayo arahari. No kuvuga ngo ibihumbi 2023 mugomba kubyinjira mufite morale. Super kubera cyo hisemo abanyonzi. Ya, urakoze cyane abenshi baranza hanga ngire ngo ninde unyibuka tuki igihe najyaga mbikabuga najyaga mfata igare bigeze kuntorera kwa perezida w'abanyonzi mbikabuga ari mu Gahoromani. Ninde ubyibuka? Ngwino naze aka nakazi tuba twarakoze n'ubuzima twaciye. Ngwino arusha ngwino kamuya ngwino mama bibabwire neza. Arafite mikrofone nayo bibabwire. uyu mugabo ugeze kumutorera kuba perezida w'abanyonzi hari Kabuga. naye ntarazama ariko narahagendaga narabyumvaga. Kigaragara ariko nawe uri mukuru nagura umwana niba ibyo bintu bizi koko. Kuri igiciro cya super manager muri mu kigero kimwe. Oya ibyo ngibyo mubwire rega nubundi nta mwana usya.
rero jewe uyu mugabo twarabanye cyangwa se yaranyumvaga niyo mpamvu buriya ahantu waciye agakono gashaje ngo niho karyoshye imboga aka kazi k'ubunyonzi ushobora kukagendaho nako ushobora kugakora wizigamira amaherezo ukazagendera muri V8 cyane rwose ntago mubizi amateka y'abantu batandukanye ayo babwira ubuzima bwabo ngire ngo murabizi umugabo bita Ruto ubu ni perezida w'igihugu cya Kenya yanyongaga igare nkamwe Ruto yanyongaga igare nkamwe agashyiraho inkoko akajya kugurisha mu isoko none ubu ni perezida w'igihugu ni mwikomere mu mashya akazi k'ubunyonzi nakumugisha Nibaye akazi k'ubunyonzi nakumugisha mwabyumvishije mwabyumvishije akazi k'ubunyonzi nakumugisha William Ruto ya perezida w'igihugu cya Kenya alikuwa mwendesha baiskeli kama nyie Mheshimiwa William Ruto ambaye ni rais sasa hivi wa Kenya alikuwa anaendesha baiskeli kama nyie anaweka kuku anaenda kuuza sokoni ndio maana ana jina maarufu anamuita number 1 hasara kwa hiyo akiwa na mahasara wenzake huwa anatulia alafu anawapa maidi anawapa mawaidha ya kusonga mbele na kubadilisha maisha kama yalivyofanya ndavuze ngo bamwita hasara ubundi ni umuntu uzi gupambana n'ubuzima akamenya gushakisha akayizigamira agashyira Imana imbere agakurikiza amategeko y'igihugu ubundi akazavamo umugabo akitunga agatunga n'umuryango niko muzazira bad man namukirutse kana Ndege mucenga niko noneho ndashaka kuzajya mbabaza ibibazo ubwo ngubwo uzajya uhitsira ni uzajya uhabwa amafaranga menshi kurusha abandi East Africa igizwe n'ibihugu bingahe muramanika amaboko East Africa igizwe n'ibihugu bingahe East Africa igizwe n'ibihugu bingahe wowe ngwino usubiriza hano 5 icyambere Uganda Tanzania Kenya Uburundi n'u Rwanda wagerageje ariko sibyo wewe wagerageje mwitonde wowe wagerageje ariko sibyo cyo wakisha ariko itonde oya ubwo haje ikindi mwigeze kumva mujya mwumva amakuru ikintu cya mbere niki ikintu cya mbere niki ikintu cya mbere niki amakuru urubyiruko rwo kwisi yose ni imigabane yose ubwo harimo umugabane wacu wa Afurika harimo umugabane w'Iburayi w'abazungu harimo muri Amerika w'abazungu harimo wa Aziya wabaye Hindi n'Abarabu n'abazungu bigeze urubyiruko rwose rwigeze kuvuga ngo umuntu dutoye nk'icyitegererezo umuntu dutoye nk'umuntu w'umucapakazi umuntu dutoye tugomba kwigiraho udushishikariza gukora no gutera imbere baramutora abaperezida w'urubyiruko ninde kwisi yose abanyonzi murahiye cyadutsinze mbese oya ntago ni muhumure mubizize ko mba ndi front line command ajya gwase ntago bishoboka ahubwo ryegure fresh lita sawa niko urumva oya nta kibazo mba ndi ready niko urumva icyambere East Africa igizwe n'ibihugu 6 ninde wabivuga ngwino wowe agweze mikrofone buretse sorry ntabwo East Africa igizwe n'ibihugu 6 igizwe n'ibihugu 7 bize n'ibihugu 7 kuko hari n'igihugu kindi cyagiyemo vuba kwibeshya bibaho ariko gufuta cyangwa se gusiba mu ishuri ukandika ibigaragara mwari marabikosora ubwo nari nsibye ariko ndikosoye mwari icyo gihaye etike ni ibihugu 7 ngangwino ubivuge ni ibihe cyambere n'u Rwanda cya kabiri n'u Burundi cya gatatu ni Kongo cya kane ni Uganda kine ni Kenya kine ni Malawi byanze twagisimbutse ko mwamaje kugera muri
ibyo byose yaravuze nibyo ukongeraho Sudani y'Amajyepfo. Harimo Sudani y'Amajyepfo. Super. Harimo Sudani y'Amajyepfo, harimo Rwanda, harimo Uganda, harimo Tanzania, harimo Kenya, harimo Congo n'u Burundi. Ubwo urumva ko icyo South Sudani niyo yabatsinze. Ntago mushaka gutwara amafaranga. Aha, ikibazo yarabajije cya kabiri. Perezida w'urubyiruko batoye ku isi yarinde. Icyo gihe urubyiruko rwateranye. Urubyiruko rwose rwo ku isi rwateraniye muri Leta Zunze za Amerika. Dutora perezida w'urubyiruko kugeza guhera icyo gihe kugeza n'ubu. Nta wundi perezida wari watorwa niwe na n'ubu perezida w'urubyiruko. Ninde? Ubitsinda ninde? Isene zirara amafaranga arahari. Icyo cyabakomye? Ese perezida w'u Rwanda yitwa nde? Ko mbona mwese mutinya kumanikaza. Imbere cyane. Perezida batoye ku isi w'urubyiruko yarindwa icyo gihe. Acha, no mwishuri mwarabaswa. Basubiriza muvu. No mwishuri mwarabaswa. Ntabwo muzi gukopera. Yaba Sport Kagame. No kuvuga ngo igisubizo muvunya gitanze. Urubyiruko rwose rwo ku isi rwariteranye. Umukuru w'igihugu cyacu Perezida wa Repubulika yacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame atorwa kuba perezida w'urubyiruko ku isi yose. Mwari mubizi? Niyo mutari mubizi mubimenye. Burya niwe perezida w'urubyiruko. Ntago hari hatorwa undi. Prap for yourselves muri abagabo. Kubera yuko muzi kwiga mugafata. Murabimenye? Super. Ari igihe umuntu ashobora kuba. Aya, twende na kazi. Okay. Ari igihe umuntu ashobora. Icyo ni kimwe. U Rwanda, igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite uturere tungahe? Fakandi. Netse ko musubiriza icyari. Bababwiye mu cyoma nikope. Icyo cyavuyemo. Icyo kirakansorinzwe. We nakubwiye ngo ujye umanika. None se ubwo musubirije icyari rimwe amafaranga aratanwa nande? Icya perezida cyabatsinze. Icya East Africa cyabatsinze. Ubu ngiye kwabaza ikindi. Ninde muntu uzi nibura indirimbo za Supermanager 3? Uwo nguwo ako kanya amafaranga aradondoka. Mwambwiye manutse hariya ngo ninkubitemo za hip hop zanjye. Bigaragara yuko mukurikira indirimbo zanjye. Nubu hari igiye gusohoka bita Kayine Biradori rima. Yirabica na Michael Jackson ntago yasohora indirimbo nk'iyi ngiyi. Iyo ngiye gusora yiteye ubwoba. Wabyumva birimo kubatsinda? Ko birimo turazumva ariko ntago tuba tuza amazina. Gusa twumva izina rye twumva nyine Supermanager ariko ntago tuba tuza minuza zayo. Uza amagambo amwe ari mu ndirimbo ze. Oha. Supermanager cyo muziho. Yagurishije Kagere. Icyo uzi nuko Supermanager ari wagurishije Kagere Medi. Okay, hagira umuntu umbwira umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Kandi wabwiye ngo mubone icyakaboko. Ese abanyonzi mwumva bigenze bite? Nyine ikibazo ni oya cyo kibazo. Nabwiye ngo natwe kugira ngo tumenye neza ubwenge bwanyu aho bushingiye. Ujye umanika ikiganza. Amafaranga ntabwo ushaka. Ngo ni runaka. Ariko yagerageje nuko. Ntabwo hano turimo guhemba wagerageje. Turahemba uwatsinze. Twebwe nitujya tubaza ikibazo. Buri muntu urangara atafite amafaranga. Urabyumva icyo yego. Icyo ni ihame buri muntu wese urangara atafite amafaranga. Aratafite amafaranga. Ariko none uwatsinze wazajya ahita abona igihembo. Jewe ndavuga ngo amafaranga oya watsinze we n'urundi rwego. Kuko gufasha no ubushake. Si itegeko. Ariko gutsinda ni itegeko. Kuko iyo utsinze guhembwa ni itegeko. Kuko na leta ari leta iyo utsinze iramuhemba. Wabyumvishije? Uyu munsi navuze ngo ndashaka gusangira n'urubyiruko rw'abanyonzi kuko nanjye umwuga nawuciyemo kandi umwuga n'umugisha. Mwumvishije wowe ukoze ubu ngubu ninde? W'igihugu cyahe? Cya Kenya. Yitwa nde? William Ruto. The hustler number 1. The hustler number 1. OG. Super. The game changer. Bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, 80 machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, Supermanager, the King Kong, yes, I'm the King Kong, inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pretty to Paris, from victim to the champion, Mtoto wa Mungu, the Kojele boy, talk of the sea, most wanted, Roy Brad, king of YouTube. I'm in the house right now, William Ruto, OG, the number 1 hustler, from riding on the bicycle, straight in the presidential guy. I mean, in the presidential office. You know what I'm saying, my man? Give me 5.
muri ayo mazina yanjye iyo mvuzemo ayo usubiramo atatu 5,000 arahita birya akakanya. Ayo mazina yanjye ibyo byivugo byanjye iyo introduction yanjye uvugamo nibura amazina 3 5 arahita gitwara akakanya. Ubaruka batabagize ngaho namwe mumbwire usubiramo uvuga 3 nibura wumvijemo Yesu nirari Imana yanyine zigera n'umvise kuko buriya Imana kuko muri Imana nayo itakuru numva yuko buriya mu ruti Imana bayimuka ku cyavu ikamuzama ngo ni president cye uyitranye n'ibikomamo nakumvise na mpamvu yo kwiheba buriya na mpamvu yo kwiheba never give up buriya iyi ngiyi bayita GJC Media yitwa GJC Media. Vuga uti subscribe kuri GJC Media. Vuga uti subscribe kuri GJC Media. Vuga ngo subscribe kuri GJC Media. Vuga wewe mvuge nacyo wazo kubyumva nacyo bitwaye. Vuga uti subscribe kuri GJC Media. subscribe kuri Zamura mikrofone subscribe kuri GJC Media. Oya vuga uti wari ugerageje aho ngaho igice cy'amafaranga uragifite none wagarara neza. Vuga uti iyi ngiyi bayi cyangwa uti subscribe kuri subscribe kuri GJC Media Rwanda. GJC Media TV Squap ko barayinga GJC arite gusekama ako nawe Squap barayinga GJC Media. Niko subscribe kuri GJC Media. Subscribe kuri GJC Media. Subscribe GJC Media. Atuko bibe wagerageje. Wowe urakumura ngayigira yino hose kumve. Ibibazo biracyakomeje. Ibibazo birahari. Uyu muniga rero arashaka kubikora. Ibibazo wowe urashaka kubikora? Nta kibazo agara subscribe kuri GJC Media. Subscribe kuri GJC Media. Subscribing kuri GJC Media Rwanda. Ngaho ko batumve. Subscribing kuri GJC Media. Ayiwe ni ata. Uyu ni wamureze no wakabuga. Ndo wakabuga ni ata. Turagabana twayari yaje. Okay. Niko okay, ibibazo biracyakomeje. Ibibazo biracyakomeje. Ubu kugeza ibibazo biracyakomeje. Ibibazo birakomeje. Ugutsinda ikibazo umva banza wumve. Wewe witwa nde? Mugiraneza Fidel. Wowe? Ujyandere abangaba ubanyibuke. Wa muntu ari Yohana. We hagarara wowe niwe boss. We hagarara aho ngaho. Uriya ni ufite byose. Uriya dufite mu biganza buriya natwe. Hanyuma abangaba ubwo ariko nta mupira w'amaguru waboneka ha. Ubundi ngira imipira mu modoka. Tuzayizana guta. Super. Okay. Super. Okay, no. Babandi nabo batsinzwe. Babandi bavuze bagatsindwa. Ntibagire ngo barataha ntacyo babonye. Hari ibyo ndi bubakoreshe unubitsinda turayamanika n'amaguru. Wabyumvishije? Noneho ngendagira ngo mbabaze ikindi kibazo. Ikibazo gitoya cyane. Ninde muntu hano ninde muntu ukurikirana ibintu by'umuziki n'umupira agakurikirana umuziki agakurikirana n'umupira muri mwe ninde akaba bizi neza kuko ikibazo yagira ngo icyo kibazo ubu kizi neza ndagerageza uragerageza umuntu ukurikirana umupira cyane kurusha umuziki aha ngwino
ukunda gukurikirana umupira noneho ukunda gukurikira uyu nguyu yara niza aryo ageze mu kangahe wa kane secondaire ndabeshye si kwambwiye noneho ubwo urumva ko yarasobanutse cyane Les Orions de Potable ni ikipe ya he Les Orions de Potable ni ikipe ya Maroc. Cyo cyagutsinze ubwo ba witonze cyo kiragutsinze. Les Orions de Potable ni ikipe y'igihugu cya Cameroon. Kandi avuze ko akurikirana umupira cyane ubwo ni kimutsinze iki aho arahiye amafaranga areka kuyabatwara yose waya cyangwa uracyashaka dukomeze Dukomeze. Aya ikindi kibazo ngira ngo mbabaze iteka iyo umuntu ashaka kugira ngo atere imbere arizigamira iteka iyo umuntu ashaka kugira ngo atere imbere ari urubyiruko yirinda ibiyobyabwenge urizigamira ukirinda ibiyobyabwenge ukanumvira igihugu amategeko igihugu yishyizeho ukayakurikiza sibyo noneho gendagira ngo mbabaze ikibazo sibyo ejo bundi igihe haba uriya nabonye kare avuga ngo nakunda umupira cyane uriya mugihe wowe nguri inyuma wambaye ingofero wowe ngo wambaye ngo hano uriya oya nguyu wowe wowe Foto. Amuhereza iriya nta kibazo. Ari yambwiye ngo akunda football cyane. Fata iyo mikrofone nta kibazo. Hambere aha. Muhereza iyo ngiyi. Football urayikurikira cyangwa wambeshyaga? Ndayikurikira ariko si cyane. Niwe mutoza umaze nk'iminsi 3 yirukanwe mu Rwanda. Ni ikipe iri muri shampiyona y'u Rwanda. Cyo wapi. Ose kandi umbwira ngo urayikurikira buri gihe. Ninde nuwe mutoza umaze nk'iminsi 3 yirukanwe ni ikipe nimwe mu ikipe nkayigisa. Egura. Aha. Ikipe yirukanye umutoza yitwaga Espoir. Urimo kubizi byose ariko ubushidikanya. Nago ntiyagahita bivuga. Cyambere cyakunaniye? Ikiye cyananiye. Okay, super turakomeza nibaza mukagire gatoya tubaze gatoya. Noneho rero amazina yanjye ngiye kuyasubiramo. Uyasubiramo 3. Ibihembo ni bya bindi nta cyahindutse. The game changer, bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the man, the best of East Africa, the front line commander, IT machine, the original copy, the brother from another math, the King Kongo, Superman, the King Kongo, yes, I'm the King Kongo. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from last to something, from sky to the sky, from grass to great, from pit to palace, from victim to the champion, Toto Mogo, the Kojila boy, talk of the city was the one. The right, which anyway, Wabweze mikrofone. Wowe 3 nabanzi niba ari 3 yamenye ko basabye 3. Original super manager the game. Original super manager the game. The changer. Yes. Ele zongo wavuze ngo yubine mwe. Wowe Oh, supervisor mtoto wa Mungu. Uje mu kivugo wewe. Kare. Uje mu kivugo Mungu bihuriye n'ijambo. akabaje bega. mwereza umuntu wikabuga nawe wone arimo aramanika akaboko. Super manager king of the Congo, king of the hills. Congo? Super manager number 1. Bo super manager ngo king of waje? Ngo itimani. Super manager king of the kings. Uwo muntu uriko
karimo karasona na telefone niko arimo arashyira mu bwinshi rata niko wabuzemo n'uvuga biri hano ngaho ngwino nyine baguhereze ngwino hano baguhereze telefone muzishyire silence gira hino ngaho tubwira amazina 3 nibura wumvishe muri amazina ya superman 3 numvise reba hariya muri kamera kugira ngo bajye the bad the change the bad the change zero to hero the bad man the bad to the changer bad man reba hariya bad man irya mbere reba muri kamera reba muri kamera erega abanyarwanda barimo barakureba okay reba muri kamera the change man ariko se mujye muceceka umuntu avuga ko oya muramuvugiramo mureka ajya avuga irya mbere zero to hero the change the man mtoto wa bakuditabiza ubwo kudani we nako yafashe ubudani we nako yafashe wanubundi n'ubwambe ntabyo yari yavuze n'ubwambe ntabyo yari yavuze rwose wagerageje gusa wagerageje mu mikoro akugurumva n'umundi warugerageje ariko ntago ikibazo urumva irya mbere the bad man zero to hero the bad the change man wagerageje ariko na we wagerageje ariko warugerageje isukari urayibona humura nikuvuga ngo urumva biraza uko byanditse nabi hata mu telefone iza kuba byanditse neza okay iye kuvuga kandika muri telefone byandika nabi ikibazo icyorezo cya corona cyadutse mu wuhe mwaka icyorezo cya corona cyadutse mu wuhe mwaka amafaranga wayariye reka n'abandi baryo amafaranga yawe wayariye reka n'abandi baryo mugende gake wowe ntabwo urakoje wowe ntabwo uraza imbere wowe ngwino mutange inzira mo hagati muhereze mikrofone fata we nakoresha iyo ngiyo gira reba muri kamera hari abanyarwanda barimo barakureba bakubajije icyorezo cya corona cyadutse mu mwaka bibiri na 19 wakishe icyo cyasimbutse ngo 2019 wakishe gagenda icyo cyahindutse tugiye kubaza ikindi icyo cyahindutse icyo kiba cyavuyeho bagiye kubaza ikindi we murabanza mukabwirana inyuma icyo ngicyo cyahindutse okay ikijyanye nacyo umurwayi wa mbere wagaragaye mu Rwanda yaratutse mu kihe gihugu aha umurwayi banza wumve neza ikibazo umurwayi wa mbere mu Rwanda wagaragaye mu Rwanda arwaye corona yaratutse mu kihe gihugu ndagira ngo mubanze mu cyumve neza umutwaye mu gitekerezo nabajije umurwayi wa mbere mu Rwanda yaratutse mu kihe gihugu okay ninde uri tayari wowe yaraturutse mu Buhinde nawe urakishe nabajije ngo umurwayi wa mbere warwaye mu Rwanda yaraturutse mu kihe gihugu wakishe icyo umurwayi wa mbere yaraturutse mu Bushinwa oya ntabwo nanubwo nakwaje umurwayi wa mbere warwaye mu Rwanda yaraturutse mu kihe gihugu hari urimo kumva ikibazo ntabwo nabajije uwayinjiranye mu Rwanda wa mbere nabajije ngo umurwayi warwaye bwa mbere mu Rwanda yaraturutse mu kihe gihugu ubwo si mu Rwanda ni mu byumva ntabwo nabajije yego nibyo cyashakaga rushika no gutekereza ubwo twese twakishe none se nagiye ngo nyine mutekereze mukoreshe umugongo yari umugabo w'umuhinde uwo niwe wayinjiranye mu Rwanda yayinjiranye mu Rwanda ariko wagaragaye mu warwaye bwa mbere mu Rwanda yaraturutse mu kihe gihugu yari umurwayi none tuko nyine okay abandi batse okay umva itonde no okay no ngwino nawe uyu nawe yashatse kumanika ngwino nawe mubaze oyitonde ngwino no agarara hano
fata aha ngiye kukubaza ikibazo sibyo urumva centre de santé yitwa ngo iki mu gifaransa ntakubeshye ntago nizi igifaransa nese urayizi ubundi centre de santé nzi ko ari ikigo gishinzwe kuvura abarwayi were bari ariko nta kibazo reba abantu abantu n'abakometeka bakubajije centre de santé yitwa ngo iki mu gifaransa ntago nizi igifaransa kabaye icyo twakivuyeho murimo mwagiye inyuma mukabanza mukayakirana hari n'umwe urimo kwaka ijambo bakari mwimase batabanje kubivuga nawe ubwawe wabyumvije ntabwo bari bari wowe ngwaye ntabwo wagisubiza kuki wagisubiza ubu kandi undi wananiwe kumanika yagisubiza okay umva ngiye kuvuga ijambo urisubiramo aha na ijambo rito ubwo bitanu nawe arahita byoyegukana ibyo urabikorera urumva uri tayari kubikorera akira mikrofone menye uguhaye aya twagiye mimi naitwa bingwa mkorosofa buretse hagarara reba kurebamo rwose mimi naitwa bingwa mkorofesa msonga ugali kwa ngumi nikaupakua kwa umeno nikaula bila chui tujende ndabisubiramo mu kinyarwanda okay gaho bisubira mu kinyarwanda mu kinyarwanda urumva we yanabyumvise reka bisubire mu kinyarwanda aravuze ngo ngewe banyita bingwa kuri mikorofoni ndikumva ngarukirije aho okay ikibazo kindi kiragira kiti ninde wumva tayari kugisubiza okay imodoka yavuye ahangahe igiye Uganda urabyumva uri hafi wowe isutinya ndabyumva urabyumva imodoka yavuye ahangahe igiye Uganda yari ifite abarwayi 7 mu modoka igeze ku mupaka ihura n'indi ivuye Uganda ziragongana urabyumva imodoka irimo abarwayi 7 hapfamo 3 abandi 4 barakomereka abakomeretse babashyinguye hehe abakomeretse ntago ari we ndikubaza yungu abakomeretse urumva barabashyinguye hehe urumva yari igeze ku mupaka mo hagati irimo kuva Uganda imwe indi irava mu Rwanda ihetse 7 3 bahita bapfa abandi 4 barakomereka abakomeretse babashyinguye hehe babashyinguye mu Rwanda okay urakoze cyane nese ko bari bakomeretse babashyinguye batapfuye abapfuye batatu urumva niyo mpamvu mba nahaye umwe mikrofone kugira ngo bari busubize nayo waje abinyuma bahita babwirana ngo yamwe none bagatangira gucuca bakabibwirana ariko bakwibye nutsinzwe ikibazo uri kubaza umutaretse ngo gahunda ubishaka nawe uze baguhe mikrofone bakubaze icyo nashaka nuko bari inyuma muri rusange ngo mubibwirane utuze imbere ngo nje kubisubiza mu maje kubibwira niba nawe ukomplaininga igira imbere nawe bakubaze sivyo byiza fata mikrofone fata mikoro reba hari uramubaza cyangwa nijye ugiye kumaza yewe nababajije n'ubu ndabisubiramo sibyo aba bazungu bitwa ngo ni new life ninde ubazi urabazi niba ubazi baguhe mikrofone wigira imbere ngwino hano new life aha none se buriya aragutsinda super uyu namubonye nakaga none se buriya reka kubaza
wayipangiye neza yapangiye rwose n'icyari buyamaze arakizi. wageze mu wakangaye wiga primary 6 primary 6 umva ko n'icyongereza arakizi ni hatari ntabonye agiye kugukoma ahubwo. life ni iki life ni new ni iki gishyashya ikintu gishya aha ngareba hariya uyu yapangiye super. ngaho ubwo nuvuga ngo ngaho none new life dushatse kubishyira mu rurimi rw'icyongereza ngo twavuga ngo iki ni new life nta gihinduka kuko cyo ni icyongereza wayatsindiye uyu mwana ntabibonye yari yapangiye kumakare. Super mbere yuko dukomeza n'ibindi bibazo banza wasubize mikrofone gatoya. oya rwose ibibazo birakomeza muhumure ntacyo bitwaye. Kubera iki abatsinze jye bareba uyu yatsinze hamwe na wa wundi wikabuka nawe yatsinze uyu byananiyemo gake nta kibazo ntabwo ibyo ntabwo turimo turareba turareba batsinze uyu byananiyemo gake ntabwo tumureba. umujyi wa Kigali nta mukozi umujyi wa Kigali ariko wamuvuye muri rusange umujyi wa Kigali yakunaniye ukajya twakubaje ngo yitwa ndiro muyoberwa ubivuga nyuma tumaze kubivuga none turaguha amafaranga yo gusa ngo ubwire ibibazo bihari ni byinshi uratsinda n'ibindi ntacyo bitwaye rwose pe nawe urashaka amafaranga nta kibazo muri buze kuza kuyabona nta kibazo cy'amazina ya super ikibazo wayanditse nawe muri telefone ukajya uzuka kopera gutya buriya nakureba gerega wanakopeye birananga wanakopeye biranga ngo ndiba yavuze ngo reka twaje twiganire gato yarati ibibazo biraza nyuma. Akazi k'ubunyonzi ni akazi gashobora gutunga umuntu umunsi ku wundi. Uwo munyonzi we kaza avuga ngo kamutunga umunsi ku wundi akaba ari umurimo uhoraho agatunga urugo rero wakoresha nk'umunyonzi noneho kugira ngo ubashe kuba watunga urugo rwawe nizihe kuko hari abo mukubita nawe ugatuza udufaranga nkorera 2,000 cyangwa se 1,000 utu nta kintu na gito twangezaho. Ndashaka kugira ngo noneho wowe muri rusange nk'urubyiruko rwose rukora umurimo w'ubunyonzi cyangwa se n'abandi bantu babwiye uti gembo ni inzira wakoresha ningi kugira ngo ubashe kwitunga unatunga n'umugabo wawe unahira ubuzima banzere kuri uyu mugabo ntacyo bitwaye. Icyo ntabwo ari ikibazo ni ukugira ngo tubahe amafaranga icyo ntabwo ari icy'amafaranga ni ukugira ngo tuganire tubanze nyine nawe n'undi munyonzi uri hari urimo gukorera ayo mafaranga uvuga uti ni dukeya ntabwo twafasha no kubaho wumva yabigenza gute kugira ngo abashe kubaho. Zamura stade super urugero nkanjye nkorera iyo nakoze gake nkorera 6,000 6,000 yes muri ibyo 6,000 Igor atakomeza tugende komeza kuko ngiye mfite umugore yego muretse mwako mujye muceceka munamuye n'ijambo nabavuge bamwumve yego ngiye mfite umugore yego kumana ngiye ne karimo yego mu 3,000 andi nkayizigama nuko rero umuntu wese ibyo buriya ibintu ni mu mutwe yego umuntu wese yabashije kumanaginga y'ubwo yabaye ibyo bibiri byamuteza imbere. Mpamvu rero akazi k'ubunyonzi baragasuzugura ariko kabamwe amafaranga rimwe yes uwo no mupapa ufite n'urugo uwo musore none wo musiribateri ukiri musiribateri niwe nshaka musiribateri wowe uracyari musiribateri cyangwa ntabwo uri basaza ko mbona ushaje uyu ni umurimbo reka uyu nguyu reka duhere kuri uyu nguyu super reka duhere kuri uyu nguyu mbona ugaragara nk'umusaza ariko nugatugera aracyari umusore ufite nk'imyaka ingahe ndingone nyine buriya natinze gushaka watinze gushaka ufite nk'imyaka ingahe buriya Ndete 23 23 uracyari mu mwana ariko urangana nka supermarket Okay watangiye akazi k'ubunyonzi byari wowe nagatangiye muri 2019 umaze imyaka 3 ukora akazi k'ubunyonzi umaze kwigeza kuki muri iyi myaka 3 muri iyi myaka 3 nibura n'icyo umaze kwigeza muri iyi myaka 3 rero ni ukuvuga ngo mureke gatoya twumvikane Vango ngewe nza mu kazi k'ubunyonzi naje ndahagare ngira ariko ubu ngubu naguze igare ryanjye kabisa muri iyo myaka 3 ni umunyarwanda ni umunyarwanda ukomoka ariko uko numva ushaka kuvuga nk'ikirimi cy'amahanga cyangwa nje ngomoka hariya iburengerazuba bw'u Rwanda ari Gisenyi ni akomoka numva muri imyaka 3 nibura umaje kwigurira igare ryawe gahunda winjanye mu mwaka utaha ndingone
ingone nyine umuntu wihangije utarashatse vuba. Niyo bita ingone. Nta kibazo gahunda y'umwaka utaho Iyo kinyarwanda cyari cyanyobeye. Ese nicyo yavugaga? Yes boss, dukomeze tugende. Niburuka bumva gahunda y'umwaka utari ihe. Aja uri umubingwa kabisa. Gahunda y'umwaka utaha. Urano kuvuga ngo ngenda shaka kuzagira uko njya ku ivuko kashyira akantu k'inyubako nyine aho ku Gisenyi. Okay, undi yigira imbere gatoya nawe tuganire gatoya. Ndacyarimo kubaza reka duhere no kuri uwo mwana nawe mutoya. Kuko urabona wowe watangiye wa mugani akazi k'ubunyonzi ukiri n'umwana. Ubu ufite imyaka ingahe? Uri inshuti yanjye cyane. Imyaka 19. 19. Ukiri umwana mutoya cyane kubera igishuri wari vuye. Azi n'icyongereza maze. Urumva warangije mu wa gatandatu primaire witubyihore. Wumvisha uko sobanura. New. Okay. Ngiye niza amashuri atandatu abanza nkomezaho n'irya mbere ya secondary. Ni ngombwa ko ubuzima buhinduka sinakomeza. Byari byatewe n'iki? Byari byatewe ikibazo cy'ubushobozi. Ikibazo cy'ubushobozi. Uburamutse ubonye ubushobozi wasubiramo? Ku ishuri? Ubuzima bwarahindutse natangiye ubundi buzima. None se boss, ibyo byose ntekereza ko kwiga wowe urumva wari ukiri na mutoya nungura cyane na mutoya. Niba cyari ikibazo cy'ubushobozi bwagukuye mu ishuri. Ariko rero ikibazo ubone cy'ubushobozi ntabwo wasubira mu ishuri. Ikibazo ni kimwe. Abana twazamukanye ubu bari kuyarangiza. Urumva? Nge najya gustatinga ngo nongere njye gufata amasomo mu bitabo. Yasaba gufata ubundi kandi wamaze kubara ku note. Oya note ntago ndazibara ariko urazibara. Nzazibara. None se ko kwiga bidasaza? Oya uretse muvu. Jewe ikintu nshaka kumubaza. Icyo impamvu avuze ngo birakomeye ubu ngubu. Jewe ndabizi umuntu abatangiye gukora ku mafaranga yiga. Amafaranga burya no kwiga rimwe na rimwe hari ukuntu amafaranga agira ibikururo byayo cyangwa se rukuruzi yayo. None yamenyereye kubara inote tuvuge nkuko yabura mwana avuze uriya musore mugenzi wawe yavuze ngo buri munsi mufata bitandatu. Bitandatu wenda tuvuge mukarya bibiri cyangwa se bitatu mukizigamira. Ubwo ku kwezi ufite 90 wizigamira. Wenda tuvuge umaze kwizigama wenda tuvuge nk'ibihumbi 300. Ubwo uravutekereza ukavuga uti ntago narisubiramo kubera uko amafaranga yaya najyaga mbona yabura. Sikurimo kuvuga? Okay. Tuvugisha ukuri tukabeshyanye. Sicyo ashaka kuvugara? Nacyo kuko ino tubaramenyere kugira gute. Noneho rero igihe ikintu nagira ngo mbashimire nuko numvishije munakora mukanakora munizigamira. Ngira ngo murabizi supermanager iteke yonciye mujya mukunda gukurikira ibiganiro byanjye. Nshishikariza urubyiruko gukora, nshishikariza urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge, nkashishikariza urubyiruko kwizigama, urakoze cyane, kwiteza imbere. Bakanumvira, kumvira harimo kumvira ababyeyi, harimo kumvira igihugu, harimo kwitwara neza kugira imico myiza. Kutajya mu bintu bibi ngo ujye mu bisindisha, ibiyobyabwenge, ibintu bishobora kukugira gute? Kukubuza amahirwe y'imibereho myiza mu gihe kiri imbere. Turumvikana? Uyu munsi rero nabageneye nabibabwiye. Iyo abana biga mu ishuri hari abo leta ihemba cyangwa se niyo habaye iminsi mikuru bya bindi mujya mubona mu Rwanda bitwa ngo ni guhiganwa imihigo. Hari ababa ba mbere, hari n'ababa banyuma agakurura ikirizo bakabambika ikiguniya. Ubu rero abambika ikiguniya uyu munsi kuri jewe mwihangane, ariko hari n'abegukana ibihembo byabo kubera yuko bo batsinze. Abatatsinze nabo wa muceri wa gikristo na gisilamu dusangira wo ntujyubura. Wabyumvishije? Ariko igihari nuko akana Yesu kagomba kuvuka kandi kakavuka tumeze neza twese twishimye. Gushimira supermanager. Ngaho teri yo ndirimbo, teri yo ndirimbo. Umva iryo jambo ry'uwo mubyeyi, umva iryo jambo. Umva iryo jambo ry'uwo mubyeyi, umva iryo jambo. Umva iryo jambo ry'uwo mubyeyi, umva iryo jambo. Kabaye. Supermanager number 1. Amwemera nanjye kabisa. Jewe unzi wiki? Yewe. Nkuzi kuri YouTube cyane. Yego rimwe na rimwe iyo mbonye telefone ya smartphone ndandika nkareba ibintu byinshi kuri YouTube
nkakubonaho ugifite ibyivugo bya hatari abantu baseka cyane no kuri radiyo Rwanda kenshi na kenshi bakunda kugutumira nkagukurikirana ndishimye iyo bagutumiye uri muri studio za radiyo Rwanda bagiseri muri kuvugana abariganye ejo bundi sinzi hari match mwakoranye bagutumiye Croatia ikina n'Ubufaransa kabisa harane nishimye cyane mutega amatwi asante sana hanyuma rero ubu agiye gukurikiraho nababwiye ngo buri muntu wese urahagomba kubona amahirwe yo kwegukana igihembo abatsinzwe abatashoboye kubona aya mahirwe abona ageneye ibihembo bamanika amaboko oya ndavuga abo navuze ngo uyu yatsinze umwe abiri batatu oya wowe ntabwo urimo we wakiwaye ariko hari amahirwe ugiye kubona humura hari amahirwe ya nyuma tayari mwese abonetse batatu noneho rero hari andi mahirwe yo bita ngo ni la dernière chance dans la vie ninde wabisubiramo la dernière chance la dernière chance dans la vie faut comprendre la langue française parce que moi je parle aussi le français bien 100%. Ouais? La dernière chance de la vie. Kaza bivuge. Uyu mwana wo kumajengo, uyu mwana wa Brazil. Uyu mwana ni danger. Nga. La dernière chance de la vie. La dernière chance de la vie. Kana gore Daniel cyakwishe. Ikibwo cyarangiye nyine ngo byarangiye. Cyo cyarangiye urakinaniwe nanone. Bavuga ngo la dernière chance de la vie. La dernière chance de la vie. Reka igihe tugereze upa dukomeze n'ibindi upa dukomeze. Amahirwe ya nyuma sasa. Umunyamakuru yababajije mwamushubije nagira ngo abantu banabimenye akazi k'ubunyonzi n'akazi muri buki gihe mwari mutari mwemerewe kujya mu mihanda. Umuntu wabashubije mu muhanda ninde? Ndabisubiza. Ninde wabashubije mu muhanda? Umuntu wadushubije mu muhanda ni nyakubahwa His Excellency Paul Kagame. Nyakubahwa Perezida w'igihugu cyacu Perezida Paul Kagame. Ubwo namwe nimugira ijambo mu mugena kuko muri urubyiruko kandi we perezida w'urubyiruko ngwino hano wowe. Ngwino kibamba. Uyu ni umukoneseri. Perezida yarakoze kudusubiza mu muhanda. Ko munibesha urumva bitandatu bya buri gihe. Perezida yakoze cyane kudusubiza mu muhanda na amahirwe yaduhaye wo kwiteza imbere akanya yaduhaye natwe tugomba kuzagakoresha neza kandi tuzabikora uko bikuye amategeko bahora batubwira tubikora uko bidusaba ibintu byose tubikora neza. Reka ngo nuriya mushimire sawa ngwino sawa. Ndashimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuba yaremeye kudusubiza mu muhanda tukashaka imibereho. Turamushimye cyane. Ngoreba muri kamera hariya. Turamushimye cyane yarakoze. Ubu nari ndi mu cyaro ubu ndi i Kigali. Kubera yancuje mu muhanda nari ndi mu cyaro. Ubu ni i Kigali. Bitandatu turabibona kuko buri munsi. Cyane rwose. Ubwo bitandatu buri gihe birinjira. Birinjira. Akoze ko akazi kanya arakazi keza. Niko ye. Aka kazi kanyu kumbe buri aka kazi kanyu karishyura amafaranga menshi. Buri gihe bitandatu buri gitandatu kiba kindi. Ubu kandi hari n'igihe n'icumi mukibona. Byagenze. Okay byagenze neza n'umunani. Okay sawa. Sawa. No. Ubwo igikurikiyeho twumve igikurikiyeho tugiye gutanga ya mahirwe ya nyuma ku bantu bari babuze iki? Ibihembo. Ibyo ngiye gukora ubikora aregukana igihembo nawe. Aya. Mwigireyo. Muri tayari? Muri tayari? Yes. Aya. Kwagiye? Yes. Wakwebiza rinete ariko.
Haya. Tugende. Cyose no kubisubiramo. Oya, biri. Iyo yakoze. Kumanuka hasi. Kwega. Tugende. Ibyo birakora babiri kugira ngo zamuka. Ari kiba mu mwandike. Reka. Mumura zamuka nakabo kandi yazamutse yavayo. Okay, yazamutse. Yazamutse abiri. Pora. Reka ntago ari kuriya turashaka resistance yawe. Bisubiramo. Bisubiramo turebe. Umugongo warabiri. Iragereza duterera ariko wayiterera. Yanejemo. Anje bimenye najya mbashota ziko umugongo yisinga biva mwana nanjye ntaguruka gucya nsubira inyuma ntaguruka nsubira inyuma Uracha, subiri. tudusiporo ntabwo ari ngombwa udusiporo nimba atari ngombwa ndabikora Ngabo bikora. Ntaguhasha. Shagereza yarakwemeje. Ahantu wiguzamuka. Uyamenye yani nde? Oya no shaka no. Zamuka. Oya kandi azamuka akaboko kamwe hagasiga hasi. dore byemanuka gutya nuvuga ngo ugomba kumanuka gutya ukazamuka gutya wishyira amaboko inyuma wowe Reka kugerageza ntago birimo. Turashaka kubikora. Zanze rero dukomeze ibindi super tugane ku musozi super icyo kunywa abanyarwanda bakunda kurusha ibindi byo kunywa mu Rwanda hose matora abanyarwanda baryamira bakagubwa neza ibyo bintu binsubiza aha ngaha igihembo aracyegukana matora irenze izindi zose Ntago mwari mubizi kwese. hano hari umukobwa nyamara arabisubiza nyuma yanjye hari umukobwa Dodoma! Amashi kuri Dodoma! Amashi kuri Dodoma! Amashi kuri matora Dodoma! Amashi kuri matora Dodoma! Amashi kuri matora Dodoma! Matora Dodoma! Matora Dodoma! Ya ngwino mama. Ngwino. Igihembo uracyemerewe mama. Ngwino yabitsindiye mushiki wacu. Matora ngo akira. Matora abanyarwanda baryama bakaryama neza ibanga ryo kuryama neza.
Dodoma babazaniye na matora zindi nshyashya abanyarwanda ntibari babizi. Matora z'aba bantu bagira bafite uburwayi bw'umugongo. Umugongo iyo bita ngo ni H-back. Urumva H-back kubabara mu mugongo. Matora Dodoma yazanye igisubizo kuri abo bantu barwara imigongo. Matora za Dodoma rero nizo matora muri aya mahoteli hose mubona naho mugenda hose. Icyo kunywa umunyarwanda anywa namwe mukunda kunywa. Anywa agasa neza, akagubwa neza, akanezerwa, akumva ko ameze neza. Nicyo kunywa kihe? Ngwino. Niki? Esperanza. Esperanza amashi kuri Esperanza. Amashi kuri Esperanza. Amashi. Gwino. Babwire amashi. Umva, Esperanza waraje nicyo kinyobwa kiryoha mu buzima. Esperanza. Kinyobwa cya mbere mu Rwanda. Ikinyobwa cya mbere mu Rwanda. Mwa Esperanza ugubwe neza. Mwa Esperanza ukore siporo. Mwa Esperanza ukomere. Mwa Esperanza ube icyo bita ngo ni soft. Icyo bita soft kuba woroshye umeze very nice. Bafite n'amazi meza. Very nice. Bafite n'iki? Amazi meza. Gira abanyarwanda Esperanza ni uruganda rutunganya ibyo kunywa rukorera free zone, rufite amazi, rufite ibyo kunywa bipfundikiye, harimo Red Warage, harimo byujuje ubuziranenge n'iby'ibinyobwa. Harimo Esperanza Warage, harimo Coconut, harimo na ya yindi y'umwami Elizabeth yatumye arenza imyaka 90 bamita Mirini yamuhirize whisky. Ni abamikazi n'abami banywa muri bya bihugu bya Bujarabi hahandi mu Barabu no muri Maroc Sonkoraba no muri Iran muri Kwantagwe no muri Kuwait muri Shanka aho hose banywa iki? Esperanza. Icyo kunywa cya Esperanza abanyarwanda banywa bakagubwa neza. Hanyuma ngwino. Okay, uyu yaravuze ngo hari n'irindi duka ngo ryitwa Moap Group Limited ngo rigurisha ubwiza cyangwa se abashaka gusa neza, abashaka gusa na supermarket. Ni mundeba wagira ngo nibwo nyivuka. Reba itoto ni ryose aho mba naciye, haba amavuta meza, haba ikintu cyitwa amavuta y'ubwiza, nibyo biti byose biboneka ahantu bita muri Moap Group Limited. Bakorera mu mujyi mu mujyi muri T2000 hasi aho niho usanga iduka rya Moap Group Limited. Nimwikomere mu mashyi. Hanyuma wa wundi ari he? Ngwino wowe. Uyu nawe mushyire muri wa muntu ufite agahunda yacu ari he? Hari. Yaimere Jean. Boss. Yagwaye. Aha. Hanyuma wowe genda ujye hariya n'abagenzi be babandi natoranyije bajye hariya. Ari kibari he? Nawe jyayo. Kuko uyu nawe avuze ibintu bizima. Na madamu najye. Madamu nawe jyayo. Madamu nawe jyayo hariya. Yabo batoranyije. Aha. Mwemwe mwidistenge muhagarara inyuma abandi gato. Mwebwe mureke kwivanga n'abandi. Mwebwe muri intoranywa n'abantu baba batandukanye n'abandi bantu kuko bo ni special. Namwe muri super. Murinde? Super people. Amashyi menshi ku mwana Yesu buvuke nizo. Amashyi menshi ku mwana Yesu. Amashyi menshi ku mwana Yesu. Abataramu. Ndabemera abazaza. Niko bimeze. Papa. Mumeze neza? Aya, muvu. Basa. Banze mvugane n'aba ngaba abo baganiriza nabo nze bagenera ibyabo. Abanza mvugane na bari batsinze na mu garage buri wese amugenere ibyo bagiye bagomba kugera bamugenera. Ese ko mwize mushaka kujya kurunguruka ya ntanuko mugitaye ku byanyu hano. Ngo iki rero umunsi mukuru. Kubera iki se? Kubera iki se?
kubera iki n'ibibazo batanze n'uburyo mba nkubona ubona narize ni ukugerageza gakeya ni nkamwe mwese ariko wowe nta kabazo wambaza kugira ngo ubaze utubazo twose namwe wabaze mubona amafaranga ngaho igira hino nkubaze njye mbaze ibishanganye urashaka sima bari kukubaza watsinda uwumva ari tayari nkamubaza ninde urahari uyu nguyu we namubonye ni hatari none mugiye kumubaza nawe siyambwiye ko ari hatari yambwiye ko kuri hatari imihanda yo mu Rwanda umuhanda ufite icyerekezo kimwe imodoka iba yemerewe kugenda mu ruhe ruhande bayemewe gukoresha iburyo imihanda yo mu Rwanda umuhanda ufite icyerekezo kimwe imodoka iba yemerewe kugenda mu ruhe ruhande iburyo ibumoso se yagenda ni kandi ari icyerekezo kimwe ngabuzana kandi urimo urashaka provisoire urimo gushaka provisoire uzasira imaje ibijyanye n'iby'abamara okay reka zikomeze yes super gira ngo bamugani uko wari wavuze uti ndashaka gusangira nabo Noheli ntekereza ko bose barabizi ko ejo Noheli nibwo izaba Noheli gisigaye umva perezida wanyu ninde ari uko muranga nta president mugira se yaje ariko twatora umwe hano akadushigikira uko so wawe nirago muhita mumukuraho abandiga mweza kwita mukubita kude tatari hano or twafata rero uyu muntu kuwesa yiganisha nta cyizere bamugirira okay kangubaze uyu nguyu wamugirira icyizere hirya izavuga ngo hoyi urani yakingerera 02 yitwa 02 okay abandi ni mugende hariya nsigare n'uyu musaza ubwo ndamwatuma mwese sawa wamwita 02 okay yes ngira ngo super mu gihe ugiye gutanga ibyo ngibyo urimo gutanga reka mbanze nshimire buri muntu wari wese wamuze gukanda subscribe kuri DJC Media mubwire ngo comment zabo ziba zikeneye kugira ngo tubashe kugira ibyo duhinduraho umunsi televiziyo y'abataramu televiziyo isobanutse televiziyo ushobora kureberaho ibintu byawe byose jya kuri DJC Media usubscribe nurangiza urebe nindi bita ngo ni Super TV naho ushyiraho subscribe yewe nakabisa comment zabo tuba tuzikeneye kugira ngo tumenye ibyo duhindura umunsi ku wundi reka dushimire cyane Eric wadufashije kugira ngo amajwi n'amashusho bibashe gutambuka twifuriza abantu Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2023 sasa